Turi kuri Kigali Pele Stadium ahasojwe umukino w'ikirarane cy'umunsi wa kabiri wa shampiyona. Birangiye rero polisi yitwaye neza itsinda igitego kimwe ku busa. Rayon Sport ikomeza itiyobora urutonde rwa shampiyona dore ko imaze gutsinda imikino yombi imaze gukina. Aha rero ni muri kakanya twise ibyo twabonye nka EA Sport n'ibyiringiro se nibisanzwe. N'ubundi ndi kumwe na mugenzi wanjye Tony uracyameze neza? Meze neza urebye nta kibazo. Yego aho ni sawa cyane. Hanyuma umukino w'ikirarane witabiriwe n'abafana benshi, amakipe akomeye. Polisi kuva muri pre-season iri mu makipe yagaragaje ko ariyo kwitegwa. Nekereza ko biri no mu byazamuye abafana, umubare w'abafana baje kwitabira uyu mukino nubwo ari kuwa kane, ariko wabonaga abafana bo rwose barimo bo bari bitabiriye. Ariko n'ubundi polisi nk'uko uyu mwaka ari ikipe iri kuryana, iri gutanga ubutumwa kuva muri pre-season y'aba match zisanzwe mu nkera y'abahizi niyo yegukanye icyo gikombe. Wavuga ko ikomerejeho kuva ibyo yatangiranye n'ingoma cya Ben Musana n'ubu igikomerejeho. Ndatekereza umuntu ataba ari kure y'ukuri. Ariko na Rayon Sport takaza match ya gatatu gikurikiranya, ngo navuga ebyiri za Singida n'ingi ya polisi, dore ko wenda ifungura shampiyona yo yari yatsinze Kiyovu, ubona nayo ni ifite umusaruro utandukanye. Ariko ni polisi navuga ko kuva Ben Musa yagera cyangwa se byagaragaje muri pre-season n'ubikomerejeho na n'ubu muri shampiyona. Ushaka bavuga ko ari na polisi nshya, ndakeka ari ubwa mbere cyangwa ubwa kabiri mbonye abafana benshi ba polisi ku kibuga. Ndavuga ba polisi kuko kurikije impuzankano bari bambaye n'imyenda yabo yo hanze y'akazi, bari bambaye ibaranga. Bari abafana benshi, kubona abafana ba polisi cyangwa bindi kipe itari APR bahuye na Rayon Sport, no Rayon Sport yakiriye ntabwo bisanzwe. Bari abafana benshi bigaragaza impinduka kuko urumva na Chairman nawe yarabitubwiye muri press conference tangiza umwaka, yaravuze ko abafana rwose ngo bazajya baza. Yego wabibonye. Ikindi nanone nk'uko ari bivuze ni polisi itandukanye kuva muri pre-season ekipe yitwara neza. Njye ntabwo navuga ko ntunguwe no kubona polisi itsinda Rayon Sport. Ni polisi mvuga n'abantu benshi babivuga, sinzi impamvu rero batayihaga amahirwe. Impamvu yo kutayiha amahirwe rwose ni ibintu bibiri. Prediction ya polisi ni polisi nziza nk'uko yatweretse mu mikino iheruka yose, uhereye mu mikino ya pre-season yakinnye mu rushanwa wibuka yaje no kwegukana, ukareba uko yitwaye ku munsi wa mbere wa shampiyona itsinda Rutsiro. Yego ni match yasaga niyegeranye ibitego 2-1, ariko n'ubundi ka polisi ni ikipe nziza. Noneho kuri Rayon Sport yo navuga ko match iheruka gukina nibyo ni match yahuyemo n'ikipe ya Singida Black Stars ikomeye, ariko nanone Rayon Sport yagaragajemo intege. Ni Rayon Sport kwiza kuri ubu ngubu imikinire yayo, defense yayo ubona ko harimo icyuho. Uku kuguza kwa defense yabo yaba kuri Reshoma Chris na Yusudi yanyu umunsi bari batangiye, cyangwa se ukabona umusore wenda rwongeye guhabwa icyizere nk'uko byari byagenze muri Tanzania, Kabange bakamuhengeka bakamushyira uburyo bakicaza kapiteni Serumogo imbere yabo, ukabona ko hari Sefu, hari Abedi, hari Kitoga, hari Rishari. Urumva ko ni abakinnyi bane ugiye kureba karite zabo uburyo bakina. Ubundi yarinye iyo kuri Singida ikipe ubona ko itari yahindutse, irimo abakinnyi hafi 7 b'abanyamahanga batangiye imbere, kuko haritambwe Gloire ndetse na Habimana Yves na Kitoga ku rundi ruhande. Na Kitoga ku rundi ruhande, kuva ko n'abakinnyi n'ubundi bari bafite. Ni ikipe ubona ko hari uburyo mu mikinire yayo ubona ko idahuza, ntabwo harimo kudahuza. Niba wanabibonye nko mu gice cya mbere cyarangiye Rayon Sport iteye mwizamu umupira umwe gusa wa Tony Kitoga ugakurwamo n'umunyezamu Niyongera Patience. Ni uburyo ubona ko Rayon Sport kubaka biraza kugorana. Ni exploit individuel Bigirimana Abedi aza gukora, niya nasatira niyigira imbere abura umuntu aho umupira, ukabona ko biraza kugorana. Uyu munsi Margaret ntabwo byiza bigenda neza kuri Tambwe Gloire. Za exploit individuel za kwa kwigaragaza ko ntabwo kugeze kugaragara mu mukino uyu munsi, ndetse bavuga ko n'amashoti atandukanye bagerageje mu gice cya kabiri cyari kibishye, cyari gitandukanye. Njye navuga ko nk'umufana warebye uyu mukino, wari wikiye umukino yikiye mu gice cya mbere. Igice cya kabiri cyo wabonaga ko amakipe akinaga imibare, polisi yagiye inyuma irafunga ndetse biranayihira. Iminota 90 iza kuyikurayo itsinze igitego kimwe ku busa kinjijwe
Nsabimana Eric Zidane mu gice cya mbere ku munota hakiri kare pe u Rwanda avuga ko polisi yakabaye yanabonye ibitego byinshi ahubwo ikagira amahirwe make kuko hari nk'umupira Byiringiro yagateye n'umutwe ugarurwa n'ipoto mu minota ya mbere, undi mupira nabwo wari uwa Baka nawe yabushije uburyo bwiza ati igiti kizamu uvamo yewe hari n'imipira Nirija nawe hano bamucomekeye baratera agapira gatoya ari wenyine wano barage bagiye babona ukabona ko atera udupira dutoya bijyanye n'umunaniro nka Rage we yananiwe mu gice cya kabiri, ariko polisi wavuga ko ikomeye kuzira kuri ubu ngubu ntabwo yababeshye kuko bafite abakinnyi beza hagati abamusanga hari bafite ba Leonard ubona ko bashobora gutanga akazi. Iyi polisi ishobora kuzorera amakipe, ikibazo ni ukuza kureba ngo ni polisi ko ishobora gucarenjinga hagati ya Rayon Sport na APR none ikaba yazigatwara igikombe kuko kuba yaba ya kabiri ntabwo byaba ari bitunguranye, kuba yaba ya gatatu n'ubundi iyo myanya irahoramo bisanzwe gutwara igikombe cy'amahoro nabyo ntabwo byaba ari bishya kuri yo. za 2015 yagitwaye 2023 iragitwara, bavuga ko icyo gihe ni ibintu bisanzwe kuri yo, ahubwo 24 nibwo Rayon polisi yagitwaye igikombe cy'amahoro, ntabwo byaba ari ibintu bitunguranye, ahubwo no kuzakureba ko iyi consistency ifite kuko kugeza kuri ubu ngubu niyo kipe imaze gutsinda match ebyiri za championnat nyuma gutsinda Rutsiro itsinze Rayon Sport mu gikipe bakuvuga ikurikizaho amagaju AS Muhanga muri weekend. Urumvikana ko kuwa gatandatu nabwo match izakurikira ya Rayon Sport na Gasogi ndakeka bafitemo match vuba ahangaha nuza polisi niyo izahita ikurikira kuko urumva polisi match yayo yagomba kuwa gatandatu ntabwo akina ku gatandatu nyine kwa kane nk'uko match nayo barigize inyuma ijya ku cyumweru saa 12 ubwo izabanzirizwa n'iya Rayon Sport na Gasogi. Iyi Rayon Sport continuité iraza koroha, abantu batekerezaga ko ishobora gutsinda igasa nk'igaruye morale nyuma yo gusezererwa muri iyi Confederation Cup, ariko nabwo biranze ubwo no guhigira kuri Gasogi nayo irabizi ukuntu Kenisi aba yakaniye kuri match yayo by'umwihariko Rotifi nawe afite akazi gakomeye ariko uri kubura abataka be kabisa. Rayon Sport ntabwo ari ikipe mbi, nta nubwo bavuga ngo iroroshye, ni ikipe ikomeye, ariko nanone bavuga ngo hari ikinyuranyo kirenze irusha andi makipe, ariko kimwe muri byiri kuzira nk'uko uyu munsi byagaragaye ntabwo Habimana Yves ari umukinnyi wayiheka, ntabwo ari umukinnyi wayiheka, niba abakinnyi navuga ngo basanzwe rimwe bashobora kuza bakagutsindira igitego umukino ukawutsinda cyangwa se wenda icyo gitego kikagira icyo kigufasha mu mukino, ariko nk'uko bimaze kugaragara muri iyi mikino navuga hafi 3 urebye ibyo Wasingida ukareba ibiri Yasingida ukareba n'uyu nguyu cyangwa se washa kwakiramo n'uwa Kiyovu Sport kuko nabwo icyo gihe ntiyatsinze, ntabwo ari umukinnyi navuga ngo ugiye gufasha Rayon Sport byinshi. Kuza kubura Fonganye utaragaruka ubaze igihe yaravunitse kuva mu kwezi kwa kabiri, kuza kubura Ndikumana Asman uheruka kubagwa, bavuga ko biri mu biri kugurisha Rayon Sport, ariko nanone ngiye nkavuga ko harimo na kwa kundi ikipe yubatse. Ugiye kure buryo ikipe yubatse haba muri defense indagurika cyane ubu ngubu ubona ko itarafatisha nayo ngo umenye ngo iyi defense iramenyeranye ishobora gukina gucya. Kuza kureba hagati harimo abakinnyi bavuga ngo bananirwa kivu kenshi kuko safe na ugiye kureba match zose hafi zose araza gusimburwa, ndetse niba musimbuza ubushyira aza kuza kuba gushyiramo abasheri ba Rivalido nabo batagiye kugira byinshi bahindura, uze kubona bashyizemo Ishimwe Fisto kibaza ni mu kitozo ugiye gutsinda match ashizemo Fisto, niba abakinnyi nuvuga n'ubundi navuga ngo bakora kinyuranyo batari ku rwego rwabo bagiye gusimbura, icyo ngicyo kiraza kugora Rayon Sport. Gusa navuga ko burya iyo bimeze gutyo rimwe aho ngaho wasigaye akaboko k'umwubatsi, ngo icyo gihe nituza mu mupira ni umutoza ushobora kuvuga ngo njyewe ikipe yanjye nshobora kuyidoda gutya, ahubwo ikaza kugira ugiye kureba urwego rw'abakinnyi polisi ifite ntabwo wavuga ngo ni beza kurusha ba Rayon Sport, ariko ukurikije umupira bakina, uburyo bahuza, uburyo bamaze kubaka imikinire yawo muri iyi minsi muri kuba Ben Musaje, niho ubona ko polisi isigaye ikomeye. Ni wa Rage waje umwaka ushize w'imikino tubona ntacyo akina, uyu munsi ni ishanyarazi. Ugiye kureba Baka ni umukinnyi ushobora gukora ikinyuranyo, ukareba n'abandi batandukanye, ukuza kubona Gakwaya Leonard ni wa mukinnyi wari usanzwe wo muri Bugesera, ariko nanone twibuke ngo wakoze ba top scorer, wumva ibintu by'umutoza wakoze ba top scorer bangaye muri Bugesera, ariko umusore w'umuhanga ubona ko ari umuhanga, bafite Musanga ni umusore n'ubundi bavuga ko ari nawe nimero 6 mwiza kugeza ubu ni champion y'u Rwanda, makina mu Rwanda ntabwo waba ubeshye. Ubona ko
ni ikipe umutoza ashobora kubaka ukabona ko iraza gukora kandi wareba kuri benshi yayo n'ubundi ifite ishobora gukora ikinyuranyo. Ndavuga ko na Rayon Sport na Harotifo kureba ko hari ibyo ashobora kubaka mu ikipe ye cyane cyane muri defense no hagati. Ubusatiriziho navuga ko bizaba ngombwa ko ategereza abashobora kuba baravunitse. No gutegereza kabisa. Ubwo rero ngayo nguko ibyaranze uyu mukino, ubwo naho gusubira muri weekend match zo zirakomeza. Rayon Sport izakina na Gasogi United, mu gihe iyi Polisi twavugaga nayo izongera kwakirira hano AS Muhanga. Ubwo rero akaba ari uko nguko bimeze. Tubashimire cyane mwe mwese urebye byo busesenguzi byavuye muri uyu mukino, reaction z'abafana, gahinda birumvikana ni kose, n'ibindi byose bitandukanye irabusanga kuri YouTube channel. Dushimire cyane Tony, kandi tunashimire Rwibutso wari kuri kamera. Mukomeze kugira ibihe byiza cyane.